kwanza Kagame ashaka gufana n'abantu benshi. icyo ngicyo Kagame ni umwana mubi. ntimubigire urwenya. Icyo bishatse kuvuga nuko imbere harasa nabi, imbere harasa nabi. Nongere mbisubiremo, Kagame yanangiye, abataraza twari turiho n'abantu batuje, nta muntu wari wagapfuye kubera izo nkoni. Amahoro y'Imana nshuti bakunzi ba Bonheur TV, umuyoboro wanyu kandi wacu twese, turaje ngo tuganire kandi tubagezeho amakuru. Turabashimira ko mukomeje kubana natwe. Mu ntangiro y'ikiganiro mwumvise zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kwibandaho muri aya makuru yacu. Muri kumwe na Rukundo Michael, mbahaye ikaze. Twakomeje kubabwira ko mukwiye kwitegura ibihe bitoroshye kubera intambara u Rwanda rwashoje ku gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikaba binagaragara ko icyizere cyari gishingiye ku masezerano y'amahoro yasinywe hagati y'icyo gihugu ndetse na leta y'u Rwanda. Bigaragara ko u Rwanda rudakozwa ibyo kuyubahiriza. Ese ibi biragana he? Ni muri iki kiganiro. Endelea kueneza upendo Bonheur, endelea kufundisha umoja Bonheur, endelea kutukumbusha kuishi pamoja kwa amani, na kwamba sisi ni ndugu, kwamba tunashiriki kifungo cha udugu. Reka duhere kuri iyi ngingo ivuga ko leta y'u Rwanda iyobowe na Paul Kagame mu gatsiko ka FPR Inkotanyi yakomeje kwinangira ngo bakaba badashaka kubahiriza amasezerano y'amahoro yasinywe hagati yabo ndetse n'igihugu cya DRC. Ibi birerekeza he iki gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda? Reka tubirebere hamwe. ntimubigire urwenya. Icyo bishatse kuvuga nuko imbere harasa nabi, imbere harasa nabi. Nongere mbisubiremo, imbere harasa nabi. Kagame yanangiye, batsimbare kuri federalisme. Kongo ikavuga ati no, ibyo ni balkanization. Eva no, icyo kintu ntabwo kiri muri negotiation. Ni ukuvuga ngo swat Kagame arava ku izima kandi nta ryari buveho. Jean Paul ati Kagame ntateze kuva ku izima. Ibi ngibi rero byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitumiza byihutirwa akanama k'umutekano gashinzwe amahoro ku isi UN kugira ngo baganire ku kibazo cy'umutekano muke ugaragara mu burasirazuba bwa Kongo. Twibukiranye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze mu ijambo rya perezida wayo Donald Trump ubwe yavuze ko utazubahiriza aya masezerano bizamubera bibi. None se byaba bigiye kuba bibi koko nk'uko Donald Trump yabivuze? Kuki Paul Kagame adashaka kubahiriza aya masezerano? Kagame ashaka gufana n'abantu benshi. icyo ngicyo Kagame ni umwana mubi. Something catastrophic cyangwa catastrophic kiri mu nzira, kandi nigitangira nta muntu uzakihagarika. wow Niyo statement ya Kagame yabwiye Derere. wow Ibi bintu Derere yabyanditse mu gitabo cye kandi akanabyemeza mu rukiko rwa Arusha agiye gutanga ubuhamya mu manza za Arusha. Aho nawo Derere n'abasikolazi bavuga ati nawo urukiko rwatangiye gutekereza kurekura bari abantu ba Arusha. Ati genocide yabaye prophesized yabaye stated, yabuye umuntu Kagame yatuye ko egiye kuba, kandi akaba ari wari ufite na arms ya gihe, kandi abantu bose bari bamaze kubambura imbunda. Ese icyo kintu catastrophic yatuye ko kigiye kuba si genocide ko yabyabaye nyuma y'iminsi byamaze kubivuga? Ni ukuvuga ngo Kagame niwe wabiyozi genocide ko igiye kuba. Ni ukuvuga ngo iyo statement yagaragaza ko Kagame yari yazi neza ingaruka z'ikintu cyo kwica Habyarimana. Ande koko Kagame yari yabizi neza kubera ko Kagame byari muri 1994 sibyo? Dukura sende rya Habyarimana. Twebwe ko
igihumbi kimwe magana icyenda mirongo icyenda na gatatu muri October ngira ngo neba ntebagiwe nibo nanone Kagame yakoranye na forces zo mu Burundi kwica perezida w'Abarundi. So Kagame yari azi neza ibintu bishobora gukurikira iyo umaze kwica perezida, kubera bari bamaze kwica perezida e Burundi kandi byakurikiye Burundi amahano turayazo ko yabyagiye. So kuba Kagame yawiye Darere ko hari ikintu catastrophic kigiye kuba kandi n'ikiba ntabo muzashobora kukikontrolinga, novuga ngo Kagame niwe ugombye kubazwa. Ibintu byo kwica Habyarimana yari yabipanze neza kandi yari azi neza ingaruka zabyo, yari azi neza nuko abantu bazapfa. Ekyo ne kintu kimuhama no mu rukiko obuno eyo ne evidence ashobora kuzanwa mu kugaragaza ko Kagame ariwe responsible, niwe mbaruso, niwe ori responsible, kandi abantu bapfuye muri buriya bwicanyi bapfuye kubera Kagame, kubera yoze neza ko igikoro ugiye gukora kizica abantu ugakomeza ugakora aba urupfu rw'abantu rurakubazwa. Ayo ne tegeko. So nini Kabarebe nareke kubesha abantu. Kiri interesting Kabarebe anabesha ngo New York ngo bamaze ngo kudari yarabuye ngo New York bamaze ngo ndabasaba ubufasha bakanyangira, kandi FPR niyo yanditse baruwa mu kwezi kwa kane kuri 30 mu kwezi kwa kane yandikira UN yababwira ngo ntabo dushake ngabo zanyu, twebwe igihugu cyose turakikontrolinga obwicanyi bwararangiye. Iyi baruwa irahari yasinywe na mwabivuze no kuri radio. None wo ne gute New York aliwo banze kohereza ubufasha kandi ari mwewe mwababujije? RPF kabisitatinga kila ya netwewe dufite control kuri ku Rwanda rwose. Ntabwo nemuza turabarasa. Abantu bari bafite ubushobozi bwo kurasha bwo kurwana na UN, ingabo za UN zamse zigiyemo wambuye gutengo babuze ubushobozi bwo kurwanya intera hamwe. Ikintu tugomba no kumenya ibi bintu bifite amakenga menshi. Ingabo za leta zari zimaze gutanga imbunda zose, abantu bari bafite imbunda yari yo mukotanyi. Umbwira gute ngo obwoko bwawe ngo w'abatutsi mwari muzi ko bugiye kwicwa koko neba ari byo, mwabuze gute kuki Kigali yabayemo wicanyi gute? Kigali yabayemo wicanyi gute bwakozwe nande? Mwari muri he? Kandi mwari mufite ngabo nyinshi zimeze kuriya. Reka tuvuge Kigali gusa, mutubwire niba hari agace mwari mufite katabayemo wicanyi bwa 1994. Kucyo wicanyi bwabaye ahantu hose harimo nawo mwabaga. Ese ni RPF yahaga license interamwe kugenda kwica abantu bari mu duce turi under RPF? Ebyo nibaza abantu Kagame adashaka kutumubaza, ariko mu byokuri ni ikibazo kisa neza na buriya wicanyi buri mu mateka yacu. Abantu benshi harimo cyane byatangiriye kuri bari abega bo kwa Rwakagara banini babyawo Kagame aturuka bo gufata ubutegetsi nicyo baba betayeho. Ingaruka zabyo cyangwa ibizaba ntacyo bibawiye, nta muntu ufite agaciro. So ibi bintu byose nini abesha abantu Kabarebe amenye ko tubizi neza, areke kubesha abantu. Yarabeshe deja abantu. Njyewe mumbabarire, ariko yongeze kuri iyo point ndarakara cyane. Kubona abantu mwagiriye nabi mukababesha ngo bishwe n'abandi, abo bantu bakanabakeza ati muni mwewe mwaturokoye kandi ari mwewe mwabahekuye. Ntabwo mvuga abantu bose bari muri RPF, baya nanjye nari ikigihe nari muri RPF, ariko ndani ya RPF harimo abantu bakoraga ya manyanga yabo kandi baracyayakora no muri Kongo barayakora. None bagakomeza kubesha abantu. Bwana Kabarebe ndabizi ko byumva, mureke gukinira ku bantu bapfuye urupfu rw'agashinyaguro kandi mwabigizemo uruhare.
kandi jo kurwake mu bantu baki abari babizi nakabari bashobora kuba yari arimo. So bareke kubesha ngo arabesha ngo hango list y'amazina y'abantu bagombaga kwicwa. Ariko kweli iyo list kwanza yarabuze, batubeshe ko yari ihari, nta n'umwe urayitanga kugeza no n'umanza arusha byaraniranye. Ariko none ukebaza ati ariko koko abanyarwanda n'amoko yabo ko baziranye, ninde wari ukeneye list kugira ngo yice abatu banaturanye buri gasozi bashingirana? ntabwo wavuga ngo wajya kubanza gusa keretse bari buze kwicwa n'abanyamahanga cyakora uvuga uti muzaza dore ngiyi list. Exactly. So hari ibintu bakabya, ni nabyo ibi bintu bakabya nibyo byatumye n'icyo kintu cya genocide abantu batangira kukikemanga. Bareke kubesha abantu ibyo bintu kandi ibi bintu bavuga nanone nabi hari n'abantu nabisobanuye mbabwira ati kiriya gihe Kagame Habyarimana yari atagifite ubushobozi, yari yashize amaboko hejuru. Habyarimana yari yamaze gushira amaboko hejuru, igihe bamwishe amaboko ari hejuru. Kubera iki? Yari yemereye FPR ibintu byose, buri kintu cyose FPR yasabaga Habyarimana yaravuze ati mutware, tushaka ministeri ine yati mutware, ngewe cyo nshaka ni kimwe, tushireho transitional government. Habyarimana we yabaraga ati nzabafatira ku matora azaba nyuma ya transition. Nawo gusa Habyarimana yabariraga ati nuwo nzabafatira. Ariko ubundi Habyarimana ntabwo yari agifite na konto mu ishyaka rye. N'ishyaka rye bari maze kuringirana igisirikare ntacyo yari afite. Kwanza ntacyo yagiraga, Habyarimana ntabwo yagiraga igisirikare. Niki statistics ziri clear, polisi n'igisirikare cyose ntabwo bari ibihumbi 7,000. Ibihumbi 7,000 by'abasirikare ntawe yabirenzaga na polisi gendarme, ntawe yabirenzaga. Turabizi ko Habyarimana yatekerezaga muko udufaranga duke yabonaga tu Rwanda ne duke yabona igurana na Kenya yashize muri development y'icyaro. We Habyarimana umutekano w'igihugu yawucyongeraga ku nshuti ze Mobutu, Museveni na hariya mu Burundi. Yabonaga ati bariya nibo bazantabara haramutse habaye ikibazo. Nawe ariko Habyarimana nawe yaganuye yari afite imibare iteyuba. Ariko nanone kubera yamaze gushira amaboko hejuru, erega Habyarimana ntabwo yari umuswa, yari umusirikare. Yari azi neza wowe kuba yaremeye ngo FPR emanuke je muri hariya muri mu nteko, mu nzu y'inteko, kandi emanukane ebikoresho. Ninde wakwemera ko kapitale yawe barebozi bayingiramo n'ibikoresho byabo bakajya mu mutima hejuru ya kapitale, kandi wali mu generale? Yabikoze kubera pressure, ntabwo yari agifite control. Kandi ikindi kintu webuke ko ari amashaka ya MDR, PSD bari bamaze kujya kuri government, kandi abo bose bari bavuye muri ririya shaka ya Habyarimana nanone. Ariko bari bamaze kujya ku ruhande rwa Kagame. Igisirikare cye bari bamaze gukingirana kubera bari aba set sindashonje ba Noria inde Rizinde bose bari bamaze Oria Gatsinzi. Aba basirikare bose bari bamaze kujyana igisirikare cya Habyarimana, bari bagifite bababwira ati muve mu nzira twebe dufate. Nta gisirikare yari agifite, amashaka yari amereye nabi. So generally speaking, neba nini ashaka kuvuga aya mateka azabyemeye tubivuge ku mugaragaro, ariko areke kubesha ye hari igibuga ibintu abesha bina childish ni byacyana. Umugabo ufite ubwanwa uriyo mu generale wambaye ne koti likabo atekeza gombe koti, kera batubwiraga ngo uyu mu yambaye koti na marineti abari yo muhanga. Eko mana yanje sumbirije ayaragatsindo. Kandi hari abantu harimo kubwira n'abana bari hagati ya 10 n'irindwi kugera kuri 25 maybe. Ariko n'ababyeyi baba bana ngewe abanyarwanda balansesa cyane. Abantu bari gupangira gushira ku rutonde rw'abateroriste obahagute umwana wawe. Ariko ababyeyi ntawo bazi ko abo bana bazakurikirwa nk'abateroriste, bamambure bo mutwe w'abateroriste, bakana bafotora bambaye. Ariko na Kagame nawe Kagame no mugezi wa nabi. Bari yabana akana bafotoza. Kagame ashaka gufana n'abantu benshi.
icyo ngicyo nibyo aravuga yakoze bari abanyamurenge ariko Kagame n'umwana mubi abanyamurenge baturwaneho yagiye kubahuza na M23 yashakaga iki bakanabya nawo nsinga iyo if Kagame yari kuba umuntu oshira mu gaciro yari kuvuga ati okay mwebwe kugira ngo mba protecting ku bibazo mutazagira ibibazo mukomeze mube hariya mutazavuge ko turi kumwe mukomeze mube gucu ewanyu tuzajya tureba ukuntu tubafasha munsi ya meza ariko bagiye kwabwira ngo mudeclaringe ngo muri kumwe na M23 kuko Kagame ntabwo yashaka kubikisha nisho gusa yashakaga na kimwe n'aba bana Kagame nawe arabyaye kuki aba bana tababarira akababwira ati oya izo programu turazisubitse mutazagaruka Kigali reka tubanze tuwane n'ibibazo bya politiki n'intambara muzagaruka inyuma ariko we ashaka babe benshi bazagira ibibazo aba bana bazabatoragura babafata muri ba membre ba terrorist organization so Kagame I don't know since n'ababyeyi bemera abana babo kujya muri iyo bintu reba abanyamerika hana hari abantu b'abanyamerika bafite na citizenship hano muri Amerika batanga amafaranga muri twirwaneho batanga amafaranga muri M23 abo bose bazafatwa nk'aba sponsors ba terrorist organization kuki Kagame atababwira ati bagenze nzi neza politiki yo kurandura abantu nayikoresheje kuri abantu bahabyarimana mutazongere kuma amafaranga cyangwa muyatange munyuze kure cyane kugira ngo atagaragara kubera muzagira ibibazo kandi uwo mucyo ntabari mu bantu ntabori mu bantu mu Kagame gusa hari n'abantu hano bari muri opposition umuntu ari muri opposition ari muri Amerika ariko akabesha abantu bari hariya kwa Kagame mu menyu ya rubamba ngo mugende munyegaragambyo ngo njewe nzabafasha nanjye nzabashakira agafaranga mugende mukore imyegaragambyo Kagame wishe miliyoni z'abantu kwica 10 cyangwa 20 byamubera ikibazo abandi kuki mwemerera abantu bagende muri iyi myegaragambyo muzi neza ko azabarya ese mushake mirambo engahe kugira ngo mumenye ko Kagame ariyo mwicanyi mukamugaburira abandi ngo agenda abike mu myegaragambyo muzi neza ko ntacye maze kuki wowe utazingo turagutwawe ukava New York ukagenda kwegaragambya hariya muri Kigali wahunze ntabwo wahunze kubera amagara yawe abandi bo nta bafite amagara ukabashuka ngo bagende mu myegaragambyo hari igihe bari bashushe hano hanze uzi kunarwanye n'abantu hano ngiye kuri telefone i Kigali ntabwo ati barababesha mutazabikore hari igihe bari babesha abantu ngo bagende mu myegaragambyo hano abantu bari hanze hano ndi proud kuba nabigizemo uruhare kubihagarika mbabwiye ati kwanza uretse ninga bya Nyirarunyonga ati neyo neturaguriye muzayinziza Kagame ni Nyirarunyonga azababwiye ati nabo neturaguriye bitambise imbere yanjye nabo mbazire azabarya gusa ubuzima bukomeze na Kagame nawe nuko atisheza abanyamurenge yagiye kwashira muri ibi bintu ngo baturane ngo badeclaringe ngo muri kuri M23 yabashakaga wicyorese kubikisha abo bana ajyane i Kigali bakambara uniform za gisirikare bagafata n'imbunda aba bana koko kuki atababarira so politiki yo tugomba kuyishiramo sense y'obumuntu buracyabuze muri politiki yacu icyo tefuza ko cyagukorerwa kuki wefuza ko bagikorera abandi cyangwa bagikorera abandi tureke gupfa ubusa kandi turi hamwe duhuye umwanzi dusangiye amateka dushire hamwe tureke kwiha rubanda ibidutanya tubisimbuza ibiduhuza tumenye ko umuntu ari inkundi kandi nta muntu kamara mu magana umuntu n'undi dukwiye kubahana ibidutanya tubisimbuza ibiduhuza tumenye ko umuntu ari inkundi kandi nta muntu kamara mu magana umuntu n'undi dukwiye kubahana
tufatanya tubisimbuza ibiduhuza, tumenye ko umuntu ari ngundi kandi nta muntu kamara mu magana umuntu n'undi.